nongeye kukwifuriza ibihe byiza aho ukurikiranye up to zone umurongo mugari ukugezaho amakuru menshi cyane agiye atandukanye, aho nje kukugezaho bimwe mu bibazo n'imyanzuro yafatiwe mu nama y'abaminisitiri yabaye ku izi tariki 13 z'ukwa gatanu 2026. Bimwe mu bibazo batanzemo bavuze ku izamuka ry'ibiciro, aho abaturage bagomeje kugenda bagaragaza yuko kuba ibiciro byarazamutse mu gihugu cy'u Rwanda bizongera n'igwingira ry'abana. Ibi rero bikaba ngo bizaterwa no kuba ababyeyi babo bazabura amafaranga ahahira aba bana. Sibyo gusa bavuze no kwizamuka ry'umusanzu wa mituweli ngo bizongera abantu batazatanga mituweli muri 2026. Rero abaturage bakaba bari gusaba ubuyobozi ngo kugira ngo bukemure iki kibazo. Nkuko nabikubwiye, inama y'abaminisitiri yagiye yiga ku bibazo byinshi bigiye bibangamiye abaturage, aho banize ku kibazo cy'abaturage badafite amashanyarazi, aho bashaka yuko ngo muri 2026 buri munyarwanda wese azaba afite amashanyarazi. Kuko nagomeje kugenda mbikubwira ni byinshi cyane byavugiye muri iyi nama, aho abaturage bagomeje kugenda banagaragaza ikibazo cy'udukoko tugomeje kugenda twibasira imyaka yabo. Ibi ngibi rero ngo bikaba bigabanya umusaruro babona, bikaba ari byo bigomeje kugenda ngo biteza inzara ahantu henshi cyane hagiye hatandukanye mu gihugu cy'u Rwanda. Nta kindi basabaga abayobozi ngo kugira ngo babashakire umuti kugira ngo batere muri iyi myaka utu dukoko batwice tuve mu nzira. Bavuze ngo no kwiyongera kw'abajura, aho ngo byatewe n'abasore basoza kwiga bakanga gukora bategereje akazi ka leta, basoje mu wa gatandatu ntibabone ngo buruse. Ni byinshi cyane bagiye bavuga kuri aba basore, banavuga yuko hari abenshi cyane biba cyangwa ugasanga batangiriye abantu bakabica bitewe nuko baba bashaka amafaranga, bitewe nuko ngo baba badafite akazi bakora. Nakubwiye ni byinshi cyane byavugiye muri iyi nama, ariko ndaza kubikugezaho gatanu ku kandi. Icyo usabwa gusa ni ukureba niba kandi subscribe kuri uyu murongo mugari kugezaho amakuru cyane agiye atandukanye, kugira ngo tucyaploadinga video yose igiti kugeraho gatanu ku kandi. Bavuze no ku bantu bagomeje kugenda bashinja ubutegetsi bw'u Rwanda ngo kuba ari bwo bwishe Karasira. Bavuga yuko ibi ngibi rwose bidakwiye, ngo abanyarwanda bagomba kubima amatwi bitewe nuko ngo ibi ngibi aba bantu baba bavuga nta bimenyetso namba babifitiye, ngo ari amagambo ari aho ngaho gusa adafite ibimenyetso. Kangugezeho n'aya makuru yagomeje kugenda avugwa henshi cyane hagiye hatandukanye, aho bavuga yuko igihugu cya Iran kigomeje gufunga umuyoboro wa Hormuz. Ibi ngibi rero bikaba ari byo bigomeje kugenda bituma essence na mazutu ibiciro byabyo bitagabanuka, dore yuko ibi ngibi nabyo byagize n'ingaruka ku gihugu cy'u Rwanda, aho ibiciro by'ingendo bisigaye byariyongereye. Ibi rero bikaba ari n'ibibazo byinshi cyane bigiye bibangamiye umuturage, aho babiganiriye no muri iyi nama y'abaminisitiri yabaye nakubwiye mbere yuko nkubwira aya makuru. Andi makuru agomeje kugenda avugwa henshi cyane hagiye hatandukanye, ngo abaturage baratakambira ubuyobozi ngo kugira ngo bubagezeho amazi meza. Ibi ngibi rero bikaba byavuzwe yuko ngo hari aduce usanga turimo amazi mabi, ngo ugasanga turimo indwara nyinshi za macinya, diare n'izindi ndwara ziterwa n'umwanda. Ngo rero abayobozi ngo utuduce, ngiyo abayobozi bakuru b'ikirenga ba minisitiri bagiye gusura imidugudu, ngo ntago bajya abayobozi b'imidugudu ntago bajya babageza muri utu duce, cyangwa ngo bameya ngo babageze muri utu duce, ahubwo babageza mu duce turimo amazi ndetse n'isuku nziza cyane. Nkuko byakomeje kugenda bitangazwa n'abaturage batagerwaho n'amazi meza, bavuze yuko bigira ingaruka ku mikurire y'abana babo. Bakaba bari kwinginga ubuyobozi ngo kugira ngo bubafashe muri iki kibazo bagikemure, ubundi abana babo bazakure neza babona amazi meza. Ngo dore yuko amazi batekesha n'amazi banywa yose usanga arimo imyanda, ari amazi bavomye mu gishanga, amazi atayunguruye. Noneho reka nkugezeho imwe mu myanzuro yafatiwe muri iyi nama y'abaminisitiri yabaye ku izi tariki 13 z'ukwa gatanu 2026. Imyanzuro bafatiyemo bavuze yuko bagomba kwita kuri buri bibazo byose by'umuturage, aho bavuze yuko bagiye gushaka uburyo bari bukemure iki kibazo cy'umusanzu wa mituweli wazamutse, ariko ntago basezeranyije abaturage bari aho ngaho ngo bababwire yuko ngo biri buhite wenda bijya ku mafaranga ya naya, gusa bababwiye yuko bagiye kubyigaho. Ikindi bababwiye yuko izamuka ry'ibiribwa byo bagiye gushaka uburyo leta ishyiramo nkunganire, bundi ibiciro bikagabanuka, dore yuko ngicyo baba bashaka ngari kugira ngo umuturage agerweho n'ubuzima bwiza. Ngo dore yuko arizo nshingano ziba zibareba, ngo dore yuko ari byo bintu baba bashaka kugira ngo bakorere umuturage. Nkuko nabikubwiye rero ni byinshi cyane byavugiye muri iyi nama, n'imyanzuro yafatiwemo ni myinshi cyane, dore yuko n'ibibazo byatanzwemo
ari byinshi cyane. Bakaba banavuze no ku kibazo rero cy'imbuto zitangiye kugenda zirwaragurika, aho bavuze yuko bagiye gutanga imiti ku bantu bafite ibigori, dore yuko n'imyumbati, dore yuko abaturage bagaragaje imyumbati cyane ko ari imyumbati yagiye irwara. Rero bavuze yuko bagiye kubashakira umuti, bundi bakajya batera iyi myaka, bundi bakareba yuko umusaruro wakiyongera. Ngo dore yuko bababwiye yuko iyo nabo barumbije ibiciro, iyo bagiye guhaha nabo ubwabo usanga bahenzwe, usanga nabo n'ubundi baguze ku mafaranga benshi cyane. Babikubwiye rero iyi nama yavugiyemo ibintu byinshi cyane. Dore ikindi kintu bavuzemo, dore undi mwanzuro bafashe. Bavuze yuko buri munyarwanda wese bagiye gushaka ibishoboka byose, byaba ngombwa na leta ikafasha bamwe, bundi bakagerwaho n'umuriro. Dore yuko ngo bashaka yuko buri munyarwanda wese muri 2026 agomba kuba afite umuriro. Kandi si ibyo gusa, ubuyobozi bwamaze no kumenya abo baturage bakennye amazi. Bavuze yuko bagiye gukoresha ibishoboka byose, bakabwira Living Water ikabagezaho amazi meza. Ngo dore yuko bashaka noneho yuko muri 2023 na 2027 viziyo u Rwanda rwihaye yuko buri munyarwanda wese azajya agerwaho n'amazi n'amashanyarazi, buri kimwe icyo ari cyo cyose akagira ubuzima bwiza. Ngo dore yuko ubuzima bwiza ari bwo soko y'iterambere. Dore ibindi bavuzeho ni ibi ngibi rero. Bavuze yuko umunyarwanda wese uzaramuka yishoye mu bikorwa byo kurwanya igihugu akoresheje ama platform, ugasanga ari guharabika igihugu cye, cyangwa ugasanga ari kuvuga ibindi bintu bitabaye, ngo rwose nta kabuza azabihanirwa. Dore yuko ibi ngibi babivuze nyuma yaho abantu bagomeje kugenda bashinja ngo ubutegetsi bw'u Rwanda ngo kuba bwarishe Karasira. Rero ubutegetsi bw'u Rwanda bukaba bwatagomeje kwihanangiriza muri iyi nama y'abaminisitiri yabaye, abantu bose bagerageza cyangwa bagakora ibikorwa byo kuharabika igihugu cy'u Rwanda bifashishije uyu mugabo witabye Imana witwa Karasira, wanyweye imiti myinshi ikaza gutuma yitaba Imana. Rero abantu batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda bakaba bagomeje kugenda bashinja uyu Karasira ngo yuko igihugu cy'u Rwanda aricyo cyamwishe. Rero ubutegetsi bw'u Rwanda bukaba bwatangaje yuko abo bantu bose rwose ibyo batangaza abanyarwanda bagomba kubima amatwi, ngo dore yuko ari inyangarwanda, ngo dore yuko ibyo baba bavuga nta kimenyetso na kimwe babifitiye, ibyo bavuga byose ari ibintu biri aho ngaho. Rero ndagushimiye wowe wafashe umwanya ukumva ino video ukaba ugeze ku iherezo ryayo, bukagukanda subscribe, kandi wakanze subscribe urebe nimba rakanze ukazogera kugira ngo tucyaploadinga video yose igiti kugeraho gatanu ku kandi. Dore yuko iyi ari chaîne y'abasirimu kandi kirwaho amakuru meza cyane yakugira umumaro. Dore yuko iyi chaîne kandi ari chaîne nziza igerwaho buri kimwe icyo ari cyo cyose. Kandi ushaka kwamamaza waduhamagara kuri nimero zacu 0779175665. Inkwibutsa iyo nimero ni y'umuntu ushaka kwamamaza gusa, ntago ari nimero yo kuganiraho bisanzwe. Wakoze cyane rero wafashe umwanya ukumva ino video. Up to Zone ni chaîne izajya kugezaho amakuru menshi cyane ajya gutandukanye ndetse azanagufasha mu buzima busanzwe. Asante cyane sana, video zacu nakagaruka.